Okay, reka turimbe iyo maestro wango. Jewe Yesu yankuze, jewe Yesu yangiriye neza, jewe Yesu yankuze, jewe Yesu yangiriye neza. Ariko hari iyo packaging nini nateguye ashaka kugira. Abaye mbese na performing nawe uzawuhari? Uzaba urimo cyangwa uzabaha umwanya? Uzabyigaho? Cyangwa mwuka zakuvana muri backstage akuza ibintu biba byakaze. Twese yiri tuzivanga. Sinzi uko mbyumva ariko imbabazi zenyinshi nizo zituma tudashira, imbabazi zenyinshi nizo zituma tudashira. Share, comment, like and subscribe on Emelito TV. Ngo hayi kaze wo dukurikira umunsi ku wundi utwereka ko dukunda cyane cyane ku bantu kuzi bose ibiganiro bya Emelito TV, kababwira ngo turakora natwe turabifuriza ibyiza gusa ibintu byose bari amahoro cyane. Dushaka kugira ngo tuganire twishime, mvuga uti hari impamvu ngomba kwicara nkareba ikiganiro, hari impamvu ngomba kwicara nkareba content nk'ingiyi. Nta kindi rero tuba duhari kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Usiende Mbale uyu munsi ntabwo ndi kumwe na Marshal, ariko hari umushyitsi, hari umutumirwa, hari umuntu turi kumwe. Uyu musore ndaza kuvuga ibye neza turi kumwe ahibereye kugira ngo byumve. Namukoye kuri kamera gatoya kugira ngo mbaze bakire, ubundi tuganire umenye byinshi kuri uyu muntu ngiye kubabwira uyu munsi. Mbafitiye agapfundikiye gateye amatsiko, muraza kumenya byinshi, muraza kumenya iki tubafitiye, muraza kumenya ese mu by'ukuri muri Ottawa hagiye kuba iki. Abantu bari muri Canada muraza kumenya uko ibintu bigiye kuba. So icyo nagusaba ni ukuba wa likinga, subscribe, share, comment, twereke ko dukunda, twereke urukundo. Reka tugire gushyigikirana, guteza imbere ibyo dukora. Umve ko bigushimishije kuba natera imbere, numve ko bishimishije kuba watera imbere, kandi koko tuba tukuzaniye content uba ukeneye. Tujya tujya hirya no hino, murabizi mu minsi ishize twari muri Tesla, twaberetse Toronto. Uyu munsi rero tugiye kubazanira icyo bita impano zidasanzwe. Muraza kumenya byinshi kuri uyu ngo tudatinze. Usiende Mbale, Emelito is my name. Ive ikaze. Murakoze cyane. Meze neza cyane. Namahoro meze neza kabisa. Vibe ni zose. Ni zose. Ndayibona. Ariko abanyamakuru tubanziriza ku bibazo wihangane mbere yo kugira ngo ujye kubaza ngo amakuru yawe nubwo nacyari ikibazo, cyangwa ngiye kumenya ubuzima uko wiriwe n'iki. Kubera icyo abantu ba gospel usanga kenshi ari abantu batuje, bakonje, bacicitse. Niko umwuka bafata. Oya, ntekereza ko umwuka yabafashe yatuma birekura bagataraka. Ahubwo ntekereza ko ni background abantu bumva ko umuntu nyine yiswe umukozi w'Imana nyine ni ukwibombarika, ni ukutanyeganyega, ariko hakazamo n'imico. Kirtire nazo zigonga abantu. Ariko nawe urabizi ibyo, cyangwa se kwitiranya ko kwitonda ari ukutanyeganyega, cyangwa ariko kuba mu Mana, nabyo hari igihe abantu babihuza gutyo. Okay. Turagenda tumenya byinshi kuri iyi gospel y'uyu munsi. Turagenda tumenya byinshi ko cyane cyane n'impamvu dutumiye Yves Rwagasore. Izina nawe uvuga ngo riri mu matwi ya benshi mu Rwanda cyane cyane, ariko no muri Canada sigaye mbona ibindi bindi. Turaza kubijyamo. Turaza kubimenya neza cyane. Umuntu ashatse kumenya Yves Rwagasore ni muntu ki? Amazina nk'uko bivuze nitwa Yves Rwagasore. Ni umuramyi, ni umuririmbyi, ni umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa icyo twita gospel music. Ariko ubundi gospel music kuri wowe ni iki? Mpamvu mbibajije, njyewe nzi ko gospel ari ubutumwa, kandi nzi abantu barimba hip hop barimba ubutumwa. Kandi ubutumwa hari ubutumwa bw'amahoro. Gospel nyine ijambo gospel, kubera icyo abantu bahita bumva ngo ni indirimbo zihimbaza Imana cyangwa ziramya Imana. Okay, tubigiye deep wenda byaba birebire, ariko
simply gospel n'ubundi biravuga ubutumwa bwiza, nacyo bivuga cyane rwose, ubutumwa good news. bwiza. Yeah. Gospel nicyo bivuga. Hano tukavuga ko turimo indirimbo zihimbaza Imana, ariko reality ya gospel ntago ariko n'indirimbo yabivuga nk'ibyo aravuze amahoro n'ibindi urukundo, ibyo byose biba muri worship, kuramya Imana. So ibintu byose bivuga Imana, kuko kuvuga amahoro n'Imana. So, ijambo ryo worship ni rigari cyane, rigari aho ngaho bivuze nakwemeranya nawe, nuko nzi impamvu mbikubwiye, nuko nzi ko benshi bafata ijambo gospel nkaho ari nyine uhita uba umuntu wo mu rusengero, uhita uba umuntu nyine rega uretse ko ari abantu benshi bakora gospel mu buryo butandukanye, kandi wenda batajya ku gatuti, reka nkoresha ijambo gatuti cyangwa se kuri pulpit tumenyereye zo mu nsengero, bitewe n'ibyo bakora. Ubwo butumwa bw'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, ibikorwa byiza, ririya ni naryo torero ubundi Yesu ashaka kutunga muri iki gihe cyangwa se tubamo. Uyu musore rero nababwiye ngo mfite agapfundikiye gateye amatsiko, cyane cyane izina Yves rirazwi pe mu Rwanda, ariko natunguwe n'ukuntu wageze Canada uhamaze igihe kitari kinini. Ya Canada mpamaze umwaka umwe. Ibikorwa byawe bimaze kugira imyaka 5. Impamvu mbivuga nuko njye personally nakwiboneye uramisha uhimbaza indirimbo ziramya Imana. Ariko mbona izina ufite ukuntu abantu bakwishimiye, ukuntu abantu bageze gute. By the way, nta no guturi bitandukire ngo tujye kubihishahisha ngo tuvuge ngo turabivuga nyuma. Afite igitaramo turi buze kugarukaho cyateguwe mu buryo abantu bashobora kwibaza bati uyu musore ubundi ni gatiki. Reka twitangire ku mpano yawe nyirizina, kuko turaza no kujya mu kanya keza ukore mu ngazo. Hari n'indirimbo ndi bugusabe nzi wasubiyemo wakoreye amakava, nazo uze dukongezaho gato, kuko hari indirimbo, hari n'izawe abantu bakuziho personally ngewe nzi, turaza kuzigarukaho, cyangwa se turaza dufite umwanya uhagije kugira ngo tube tugize ibyo tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ariko wigeze wumva muri wowe wavuga uti ngewe ukiri umwana ukavuga uti ngewe rwose uko byagenda kose nzaririmba, nzaba umuramyi, nzaba umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana? Impano yawe yumvishemo ryari handi uvuga uti ngiye kabisa umurimo ndawufashe ngiye kuwukora? Ni ikibazo cyiza umbajije, kandi Kigali umuntu ashobora kwandika ibitabo n'ibitabo. Hari igihe abantu tuvuga nyine, abantu bose twakuriye muri korali z'abana, icyo gihe utaramenya no gusobanura ibintu, utanazi n'ibyo ugiyemo. Of course twakuriye muri Sunday school abandi bose, ariko utaramenya ibyo ari byo. Hari n'abazikuriyemo bataririmbye. Yes, barahari. Ntabwo mpamya yuko aho ngaho ari wareba impano yawe. Barahari, cyangwa umuntu ukumva arakubwiye ngo iwacu bararirimba, sinzi birangiye okay, reka kubitinda, ariko si cyo ndeberaho. Bishobora no kumumotiva umuntu waba arimo kuririmba. Bishobora kumumotiva, ariko ntiwabitera mu muntu. Yego. Abitera mu muntu, umuntu ashobora kuba ari generali, ariko akabyara umwana utinya n'imbeba ajya yibona agahubuka, kandi se ashobora gufata n'igihugu. Ni kimwe n'uko umuntu ashobora kuba ari bishop, ariko ukabona hano. By the way, ngiye utanze urugero rwiza, nzi abana ba pasiteri, nzi abana ba bishop neza, ariko ushobora kumubwira uye bananiranye ibiri seri, wenda tunahita no kunanirana, ariko ukibaza amasengesho ntabwo agera ku mwana. Uranyibukije n'izo kwicarana n'umwana ari n'imfura y'umupasiteri ahantu, bavuga ati dusome mu gitabo, uko bavuga ati muri Yeremiya, arambwira ati icyo gitabo kibaho, n'undi ikanga umwana wo kwa so nari bivugiye ko ari igihe tuvuga ngo nuko iwacu baririmba, ariko siho ntekereza byavuye. Ni kwa kundi Imana nyine igucuzinga ikabikora. Warumbeje ngo byavuye cyangwa se natangiye ryari? Natangiye kubyumvamo ndi muri high school. Yego. Icyo gihe nigaga i Butare, nigiye segonderi yose. Hanyuma ariko biza atari gospel. Icyo gihe hari hagizwe ibintu bya rap,
hip hop. Nese burya ngaho ta kagira inkuru Buriya ari ukuntu usanga hari ikintu trending nkuko tuzi wenda ubu trending wenda tuvuge amapiano cyangwa se mu Rwanda ni za na trap cyangwa se amapiano imaze igihe basanga hari n'indirimbo za gospel nyinshi zisigazwa muri piano. Ibyo nabyo ntacyo bitwaye kuba wakora ikintu kiri hapo, ariko hari n'abavuga ngo iyo njyana ukoze ngo ntago ari y'agakiza ngo ibyo bifite nta njyana y'agakiza ibaho. Ariko urabizi ko nta njyana y'agakiza ibaho, habaho gusa amagambo avuga Imana, ariko nta muziki w'Imana ubaho, nta muziki uri specific uvuga ngo ni uw'Imana. Nibyo nakubwiye, ni imyumvire. None se ninde wahanze umuziki? Ni Imana ubwayo. Nose tubyitiririwe Satani. Icyo gihe rero simbyemera. Habaho amagambo avuga Imana, ariko melody ntabwo bavuga ngo iyi melody ngo niyo mu Mana. Cyakoze akaba n'iby'imico iha abantu wenda aho abantu bavukira n'iki, ariko injyana yose yahimbaza Imana cyane. Nicyo gihe byamfashe, turi ari ama hip hop, nyura ku muntu umuha chance, tukomanga ku gatuza, duhina amashati, twumva turemereye, twambara amapoketi, ntabwo byabaga byoroshye. Aho niho twatangiye tukajya kandi iyo myaka iragora ku buryo na directeur bawumva ntacyo avuze imbere yawe, mwarimu yavuga kumva wari nk'abarimo kutureba babyibutse bakavuga ati yana kanisa nanjye biriya bihe ndabyibuka. Hariya vraiment niho tugafata ama weekend tukarapa tugahanahana, naho byatangiye kuza, ariko ubwo urumva bikaza ntubiha agaciro, ariko bikaza, ariko nkumva ndabikunda nkareba indirimbo zitandukanye. Abanyamerika cyane nibo bari bateye imbere. Wakundaga nk'umwe muhanzi icyo gihe? Hano uvuga uti uyu mutipe kabisa nabaga nanjye amavasi nkahita mvuga nti ahangaha rwose umutipe ararenze. Abanyamerika hafi ya bose nakunda kubareba, nkabishimira nka R. Kelly, Chris Brown, ukabona no kumva indirimbo ze cyane. Ariko ari n'aba R&B wa hip hop, twarazirebaga, ba Lil Wayne, ba Fat Joe. Izo ndirimbo ndibuka indirimbo yitwaga ngo Fat Joe, ko nyamuna wa kera ba Fat Joe. Ariko banze rero gusa internet twayibonye ryari n'iki, ibyo nabyo tukazumva. Twarazirebaga pe, twazireba nubwo umuntu ari muto, ukumva babanjaro nubwo nyina bawambira ruvuze, byabaga ari byiza cyane. Naho ukareba umuziki utandukanye muri ubwo buryo. Uwo muziki warebaga se waje guhurira hino n'ibi ngibi? Niyo nshaka kubwira, ariko nkumva gusa icyitwa umuziki ndagikunze, kuko nashoboga no kumva reggae, no kumva indirimbo za kera za legend, Bob Marley cyangwa Lucky Dube, Nyafrika iwacu, nkumva kabisa ndabikunze. Cyangwa se ba Jose Chameleone, Bagande, ba Professor J, TZ, cyangwa se ukanareba na Congo ba Koffi Olomide. Abo bose ukumva gusura urabikunze, ibi birakubita bigasakuza. N'iwacu gihe hari abakoraga hip hop bari bahari, hari witwaga ngo ni MC Mahoni Bon, twagira indirimbo tukaririmba mu kigo cyane. Ba Riderman, ibyo byose n'andi magroupe yari ahari icyo gihe cyane. Aho ariko nabo babaga inspired nabo kenshi cyane. Aho kundibuka benshi bavugaga ngo wera nka Mahoni Bon yakundaga Tupac cyane, no mu ndirimbo yaramuririmba iki gihe ngo ninde wavuye ko Tupac yapfuye ngo yafukiye u Rwanda, hari barapa mu Kinyarwanda, ibintu byinshi. Ibyo mbivuye iyo transition nza guhura noneho n'umuziki uririmbira Imana, ariko avuga uburyo himbaza Imana. Yego, sa kugonga namenya Hillsong Australia, menya Don Moon. Uyimenya ukiri ku ishuri? Nkabamenya, ntangira kuwatchinga no kumva ndabikunze. Utangira kurutisha n'ibintu. Kumva ndabikunze. Ndebe ngibi biruta bya bindi. Atanagera mu rugo nkakunda kureba nyine izo ndirimbo za gospel. Biraza, ariko ngeze mu wa kane high school, bimirangira
ntangira kumva bigufata ukuntu nkumva nakwandika nkandika nka just one line ariko nkayiririmba nkumva ngerageza naho gutyo ariko ndangiza segonderi ntarabyumva neza ariko hari udusigisigi yego kuko na joininze choir ngiye muri 5e cyangwa se mu wa gatanu segonderi nibwo nayo joininze kandi joininga nyine ndi umuntu deja babonye ufite impano nabyo bintera courage naho ndabyumva nuko ndasoza high school ariko ngeze hanze ndongera ndabikunda ariko noneho maze gusa noneho n'ubishoboye nshobora kwandika indirimbo n'abantu bakayiririmba nkabitinya ni cyagiye umuntu agira transition yo kutemera icyo yahawe nawe ubwo akajya cyangwa kumva yuko hari abantu bamurenze bakurenze bifite ba nyirabyo ubusenge nahera he nabivuga nte kumva nyine ndetse n'umuntu yabivuga ukaba ati oya arabeshya sibyo yego iyo nsoma igitabo sinzi n'uzi umupasiteri witwa Pastor Rick Warren cyane n'ibitabo bye narabisomye ari igitabo yanditse cyitwa ngo ni Purpose Driven Life bagishyize mu Kinyarwanda ubuzima bufite intego hari yanditse arabangwa abantu benshi Imana yabahaye yanditse impamvu 5 zatumye Imana iturema impamvu ya 4 ni impamvu ivuga ngo uwaremewe impano cyangwa se umuhamagaro avangwa abantu nta muntu utaravukanye impano gusa nuko abantu badashaka kuzikoresha arandika avangwa abantu benshi bahagaze gusa just ku rugi ruvuga ngo mbikoze abantu bavuga gute kwitinya kutigira icyizere ngo kandi gusa ari gusunika uwo rugi ukaba winjiye mu nzu yawe numva ndafungutse ndatinyutse noneho biba byinshi nkandika mu ikayi nkagira gute uri muri babandi banditse babaga bafite nk'indirimbo 100 zanditse n'ubu ngira ntabwo nakagendanye ariko mu tuntu nazanye ndatugira hano muri Canada ndayigira ikayi rwose ushobora no kugenda ukagireba n'umwaka ari turabitse ahantu nanditse ubu wenda aho bigeze umuntu wenda nta kibyandika urarekodinga ukabifata ukabitsa mu studio cyo n'iki ariko ikintu cyanteye courage cyane njyewe nkaza n'urugero muri rya tsinda barizwamo cyangwa se korale ntandi abatari indirimbo ufite ashaka kubigisha nkayibigisha none bayikunze bayiririmbye mbese nese abantu bakunze iyi ndirimbo bari ibintu n'ibizima hazaga rero ikintu kigoye cyo kurwana no kuvuga ngo indirimbo ninjye wayanditse cyangwa ninjye wayihimbye byabaga ari intambara atari bya bindi se bavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo of course nta n'umwe buriya Yesu uzi nyine ko ari n'Imana n'ubu bibazo abanyasirayeli benshi bafite nuko gusa yavukiye iwabo nta muhanuzi wemerwa biragoye simvuze ko hataba bemera ariko hari igihe abantu bajya iki umuvandimwe ndazi biko gukora ndakwemera nk'umunyamakuru ariko akoze ngubu kora ko turi kumwe nkumva ubu nanjye hari abantu batakinyemera Emarito se ni nyine nkumva se ariko nkaza nundi uri munsi ya munsi yawe uraho ugasanga niwe twasariye nta muhanuzi wemerwa iwawe ndabyemera yego nibyo ndabyemera gusa bisaba izindi imbaraga zo kwinjira muri understanding iri gutangira kuha agaciro icyo umuntu afite ariko aho wenda nari wagereye hari ahantu nigeze ngera cyangwa se nagiye njya nkareba uburyo bakwakiriye uguti banyibeshyeho avuga wa ariko nibyo ariko ibyo bisa ibyo nabyo byabaye bimwe muri motivation ituma gukora mu buzima of course so ndabizi uranyihanganira turaza gusa nkaho tuganira ariko sinyinkunda ibintu bisa nkaho ibiganiro bibaye byinshi cyane bidafite ibikorwa bimwe na bimwe cyane cyane kugira ngo utezeho reka bisa nkaho twigira gatoya muri rya jwi ry'umuntu bita Ivi ndabizi abantu bafite amatsiko yo kuvuga ati gusa uyu musore biti ko Emarito ndeba yakomeje kumutera story zabaye story badakora mu nganzo niba turi buhere ku ndirimbo wakoze z'amakava kuko izawe zo zirihariye turaza kuzigaruka by the way wandika
na December 14 zo tuzaziririmba bihagije. Yego. Ikintu cya mbere ikibazo cya mbere mbere yo kugira ngo ujye kuturirimbira kirabaza kiti ufite igitaramo muri Canada? Yes, ndagifite. Itariki irahari y'uyu mwaka? Irahari, ni itariki 14 z'ukwezi kwa 12 2024. Icyo gitaramo kizabera hehe? Kizabera hano muri uyu mujyi wacu wa Ottawa. Turaza kubigarukaho neza cyane, turazogaruka kuri detail, ndakubaza abahanzi bazaba bahari, ndakubaza byinshi. Ubwo ndashaka kugira ngo abantu bamenye ese mu by'ukuri ni ibiki bijya mbere, cyane cyane yuko hari abantu bakurikiye ikiganiro baba hano muri Ottawa, hari abazava za Montreal, hari abazava za Edmonton, za British Columbia, Toronto, Quebec, Quebec, henshi hatandukanye, za Toronto. Ubwo rero mushonje muhishiwe agapfundikiye gateye amatsiko. Nanjye nzaba mpari pe, ndabibemereye, nzaba mpari ntabwo muzambura. Reka twiganire sasa. Hari ibintu byinshi umuntu agerageza mu buzima akananirwa, akavuga ati I've given up, biranze. Mbere kugira ngo ujye kumbwira challenges zimwe zagiye uvuga uti ahangaha nararirimbye, kuko ubwo urumva ntabwo turi bujye detail cyane ya background ngo n'ubuzima utangira recording indirimbo ya mbere cyangwa iki, ariko uraza kutubwira zimwe na zimwe mu mbogamizi zigiye zibaho umuntu akavuga ati rusange pe, ukavuga uti abantu hari aho ngira ibi bikanga. Eda ushatse umusitari kugira ngo wenda aba yakufata ukuboko biragoranye, hari utuntu twinshi wagiye uvuga uti ahangaha biraza. Ibyo byose urabyirengagiza, uravuga uti reka akantu ka mbere ngasohore. Niba ari cover simbizi, niba ari indirimbo yawe sinzi iyo ndirimbo ni igihe wakora mu nganzo ukahita uririmba indirimbo ya mbere na recordings nka Yves nk'umuhanzi. Irahari nayo yananteye courage cyane. Nshimira hari umuproducer n'umurundi wasigaye ari i Burundi. Wayikoreye Burundi se? Oya, nayikoreye mu Rwanda icyo gihe. Yarari mu Rwanda se? Yari mu Rwanda, witwa Peniel. Nawe yararimbaga by the way, nubwo bitari cyane ariko yararimbaga. Aho kantu ukoze ni keza, buri muntu abukoreye neza agiye umushimira. Ndamwibuka aho nzagera hose, ntago natinya kubivuga kuko n'abandi yara urumva n'ubwa mbere ngiye muri studio, anyakira neza, ntiyantera wenda asunika biriki cyangwa kwereka yuko uri umu upcoming n'ibindi biki. Ndarecordinga, twari mu kwezi kwa gatandatu, ndibuka ijambo yambwiye, arambwira ngo uretse wowe na Gaby Kamanzi niyo bantu maze kurikodinga kuva ukwezi kwa mbere kugeza mutangore. Arambwira shuba ati Kamanzi twara muri kodinza none ubaye wa kabiri utatugoye, ati courage ahubwo urambesha ntago ari ubwa mbere. Kumenye none ifite ubwoba. Ibaze noneho umuntu ukiza muri studio bwa mbere umbwiye nk'iyo jambo. Ugani karabaye nyine biba uko ari bunankubita akambwira ati fata yawe utahe. Hariya ni Godiar, urabona usa n'ujya kugera ni Prince House winjira Remera, habaga studio yabo niba yitwaga icyo gihe BNG Records. Nari matuye. Yes, ni hariya hafi rwose aho umunsi. Ako karimbo nakahe? Kandi ni indirimbo yitwa Unyongoze cyangwa se yari igiswahili. Yari igiswahili. Nzi gikeya pe, ariko ngerageza kukiririmbamo gikeya cyane, ariko nkagerageza kukiririmbamo. Ndanarukunda cyane, ni rumwe mu rurimi numva nzongera nkicara nkiga ntuje, kugira ngo iyo ndurimbamo numva ari sawa. Niyo ndirimbo ya mbere naririmbye, ni nayo nitiriye album yanjye ya mbere, yitwa Unyongoze. Tugira ngo hashize igihe imyaka 7 nakoze 2017. Uvuga ko yibagiwe se? Oya ndabibuka. Nta ndirimbo so nandikiye wenda nk'abandi cyangwa iki nshobora kujya nibuka, ariko melody gutyo, ariko izo mfite zanjye ushobora kugira ntago nazibagirwa. Twagiye ubire kuri rwose ijwi riri kure. Urambabarira nibagiwe ibikoresho.
Bisanzwe. by the way ndagutunguye ntabwo nakurenganya aho ngaho kuko ndabizi abahanzi Yeah. bashaka utuntu turi perfect abafite gitari cyangwa se piano cyangwa utuntu Yeah, nk'utwo sorry nta kibazo imvuye nyine mu awe kazi. n'abadukurikiye barakubabarira Ndaza nyine duhita dukora ikiganiro ariko iyo umuntu aza kuba afite piano byari kuba byiza, ni nayo ncuranga tuzaba tuyifite hariya kuri concert imwe se ndaza kukubwira umuziki uhari. okay Ibya konseri byo Turaza kubigarukaho. nanjye ndabireba Aha. nkagira amatsiko. Nkagira amatsiko ni ubwa mbere tumye mbivuga ariko tabigaruka ni ubwa mbere nzagiye gucurangirwa n'abazungu. Yeah? Wow. Muri timu harimo abazungu bazacuranga so ariko mu nabyo si rwego bibi. ukuntu ibintu bitangira mukaza ku nta hantu Imana itakora umuntu itakora umuntu. Ngendera mu cyanditswe kiba mu Befeso 3:20 mbibasha gukora ibiruta cyane birenze ibyo twibwira nk'abantu ibyo dutekereza. Ibyo twibwira n'ibyo dutekereza Cyane. no ibyo natekereje ikora ibiruta ibyo natekereje cyane yuko twebwe kenshi dutekereza ku byifuzo byacu uzareba iyo bikemutse uruhukamo gato ukongera ugatekereza ikindi kibazo ufite ariko Imana itekereza aharenze aho umwana w'umuntu yatekereza. So reka ndirimbe ndayibuka numva hashize imyaka 7 ariko ndayibuka. Iravuga ngo uniongoze kwa njia yako tena unibariki Mungu wa milele uniongoze kwa njia yako tena unibariki Mungu wa milele. Nuko chorus twaririmba. Chorus ni gutya rimeze. Unyobore mu nzira yawe kandi umuvugisha ni wowe Mana yiteka. Ariko wari uzi nyina ngo bizahura nabyo imbere. Bikere wabanje kuzatwara kwewe. Ufite umubyeyi hano Ottawa yarambwiye ati indirimbo zawe zose warihanuriye zitegereza. Warazizi cyane. Gusa to be honest with you ufite ijwi ryiza pe. Courage murakoze. Ufite impano ikindi kintu nabonye ufite impano yo ari melody ari uburyo uririmbamo ari ngiye mbwira abantu abajeni benshi wenda bari mu kigero cyawe cyangwa se n'abakurutaho gatoya n'abari munsi pe uriye mu buzima kugira impano ntuyikoreshe. Ngewe buriya mbyita nko kugira ibyago. Impamvu uvuze ngo ni ukugira ibyago ni ukuvuga ngo wimye ubundi buzima wakagize. So iyo usanga ufite impano nk'iyo ngiyo noneho kubw'umugisha ukaba uri wa muntu noneho ukijijwe wemera n'Imana wemera Kristo wizera uvuga uti jyewe ndi mu murongo w'agakiza. Ibyo ngibyo aba ari ibindi bindi. Hari uwundi mugisha ubona, hari andi mavuta agutemba abantu ndabizi hari abantu baba batabyumva bamwe hari umuntu ushobora kuvuga amavuta kumva andi mavuta ariko n'undi mugisha w'Imana n'umugisha. Icyo kintu wenda nkivuzeho gatoya ugakomeza ni tekereza uburyo Imana imeze buri wese afite uko ayumva uko ayitekereza ariko Imana irahambaye pe. Noneho utekereza Imana kukugirira icyizere mwirema igihe yaremye igahita ivuga ati Emarito nguhaye iyi mpano ndakwizeye nguhaye impano iyo ukora itangazamakuru kuza abantu kwemusenga n'ibindi byinshi mu buryo butuma dusabana warangiza ukabijugunya. Biba bimeze niba uzi muri Bibiliya abo yahaye talanta urabizi ko byagenze ubundi ikiriya nicyo gisobanura icy'impano cyane ni ukuyungura. noneho we uwo bayihaye ngo arabivuga icyongereza kiravuga ngo occupy and multiply cyane rwose muyigenzura munayikubi until I come kugeza ngarutse. So none Imana nicyo cyane naricaye ndatekereza Imana se niyo yibesha ku buryo ishobora kumpa impano hanyuma ngewe ngashyira mu kabati iti ndafunze. Yeah, that's very true.
so n'utekereza ni amahirwe ni umugisha ni ubuntu ahubwo uremera ikagukoresha kugira icyizere n'Imana birahenze. Zimwe mu ndirimbo wigeze uririmba wakoreye cover zikagutungura zigiye hanze ni nk'izihe unazituririmba? ngira porogaramu yitwa Upper Room Worship, gusa kubera aho nziye Canada urabizi kwiyesitara kwintegra muri system ntabwo ndongera kuyubura, ariko ndizera ko uyu mwaka uza ndi buyubure nyikore. Yari igamije kugira ngo turamye ariko mu buryo umuntu yisanzura, ariko cyane cyane ntagetinga abandi, ngezana abandi bantu bafite impano, uwo mugisha wagiriwe uwuhe n'abandi. Yego, donc niba yive hari akantu gato Imana imaze kungezaho, ufata ukuboko undi muntu, kuko hari abantu usanga bafite impano ariko babuze gusa umuntu ushobora kubafasha kugira ngo bageze za nzozi bafite z'ibimpano, kandi ntibibe gusa njye, kandi nagiye mbibonaho bikeya igihe gito nabikoze, ukabona umuntu ari amafeedback ati rero ka kantu twakoranye, hari wabimbwiye ati ubu basigaye bampa mikrofone muri worship team, mbere ntibanyizera. Undi arambwira ati rero iwacu tugira amatsinda menshi bari kurwanira ariko akagushimira tuba ati nawe wanjyanye kuri mikrofone bwa mbere on recording. So nicyo cyari cyishe inyuma, ariko kugira ngo turame tugire cyane cyo kuramya nza gukora warumbaje ngo kandi nyine urarekura, ntabwo ureba cyane ibyawe, uririmba indirimbo yaba izawe n'iz'abandi. Ndirimba indirimbo nk'ebyiri uko waravuze, kandi uburyo nazikoraga bwabaga buri simple mu buryo utatekereza, simple piano wenda gusa tukanyuza muri sound card barikodinga, ariko uburyo twabikoze nyine nta mbaraga nyinshi. Wakamera nkamuhamagara, yabaga ari inshuti, tega moto wakaza ni 5, uwo audio nawe kuko ari umwanya mutoya ni 5 cyangwa 10, nk'indirimbo itwaye 15,000 ni urugero, ariko yasohoka kandi video iraho gusa apfa urabona ko kundi biganiro atereka kamera gusa iriya bayita screening, ubundi ntugire ngo amangre ngo arongera ngo akore iki ngo ama effet nta edit n'ibyo, ukayisohora imeze gutyo. Nza kuzireba nyuma, imwe iri muri 1,360,000, indi igeze mu 700,000 na akantu nkako kandi utanasharinze bya ngo washarinze ko bitari gusa. So ni indirimbo ebyiri, imwe ni ya korali ubu bahindutse minisiteri yitwa Emmaus, yitwa ngo njyewe Yesu yankunze. Ni indirimbo abantu benshi dukunda kuririmba moya, yes niyo ngiye. Indi ni yitwa abantu bazita bitandukanye, bamwe ngo shimwa Yesu umucunguzi, abandi wowe ntujye uhemuka, ariko yitwa ngira ngo wowe ntujye uhemuka. abantu babiba wowe ntujye uhemuka, abandi shimwa Yesu umucunguzi. Original song rero ya nyirayo ni Reverend Pastor witwa Bitaho wa Zion Temple ya Kamembe cyangwa kuya, nubwo nyine niwe nayumvishije nyine ikiza, nubwo hari abandi bagiye bazikora nyine mu buryo wenda buri umuziki wa none, Ben na Chance barayikoze, nanjye nisubiramo gutyo nyine muri ubwo numva, ariko mbona abantu barabikunze cyane, numva nkibona ama comment n'iki. So shimira yabaye Mouse yabana n'uwo Pastor Bitaho, kuvuga ngo urakora indirimbo ubone abantu bagera muri miliyoni bayirebye, biragushokinga, bigutera kumva yuko noneho hari umwenda ahubwo ufite. Ntabwo miliyoni y'abantu sigo wavuze abantu 1000 bari hano hanze ukabareba gusa ukareba ukuntu babanga, ntubizi se byonyine ubonye n'umufana umwe wumva ukomeye. Igitangira nigeze kuvuga ati nimbona, niwo mubare navuze, abantu 5 gusa bishimira indirimbo yanjye ya mbere, 5, ariko nabonye abarenga 5. Cya kintu wagarutseho ngo ibyo dutekereza iyo ikora ibirenze. Tujye mu nganzo.
ako karirimbo rero usa nk'uko turirimbira gato ukibutsa n'abantu izo twasubiyemo. yego Okay, reka turimbe iyo mazi ruvuga ngo njyewe Yesu yankunze, njyewe Yesu yangiriye neza, njyewe Yesu yankunze, njyewe Yesu yangiriye neza. komeza Dukomeze. witwishisha amatsiko Okay, nakunze uyu mwanditsi uburyo yanditse, ararimba ariko yasaga nyine tanga n'ubundi nibyo abantu duhoramo tuganira ngo nawe niba kubaza ni kuki uhora n'ibyishimo, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Namwe niba babaza ni kuki muhora ni amahoro, byongera uti ni Yesu wangiriye neza. Narabikunze. Donc ni nko kuvuga ngo icyiza cyose ugezeho bivuga ngo ni Imana cyane, ngo nawe yamvugo ni ukubera Imana n'abanyarwanda bayikoze Imana bamugisha. So iya kabiri ni yatari bivuga ngo ariko nakunze na nyine wowe ntujye uhemuka, iyo hantu ndakunda cyane iyo kora ngo wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Iyo ntuza ndayikunda cyane. wadukwitiraho kimwe cy'iyo ndirimbo. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Ariko yaduhaye ibintu bibiri bikomeye cyane. Aratwibutsa hari igihe wiringira umuntu pe, nanjye byambayeho rimwe se ahubwo we ni rimwe kenshi, waba ufite amahirwe ari n'uyu munsi biri kuba ngiye kuvuga ni waba ufite amahirwe n'uyu munsi biri kuba ukavugana n'umuntu ijambo kavuga ati ijambo yambwiye ndakomeye, ariko ntarikore hanyuma agahemuka cyangwa agahemuka umuntu akubwira mpiki musati kuba ntabikore, ariko ngo wowe ntujye uhemuka ni ukuri Imana. Reka nanjye nko kubwiriza ndi n'umuvuga butumwa, ahubwo ndimo ndabyumva nanjye kubaza nta kantu uzi kandi bajye bakubwira ko impano ijyanye no kuvuga ubutumwa. Ya n'umuvuga butumwa narabisengewe ejo bundi, ntabyo wamenye? Ntabwo nanibizi. Narabisengewe itariki 8 z'uku kwezi turimo. Yeah, I'm official evangelist. Very good. Hanyuma nanjye kubibwiriza, ndagira mbwira abantu badukurikiye, Imana ntihemuka, ntihemuka, ndi umuhamya wabyo. Ubwo hari byinshi mba nibutse kandi ntikoze isoni. Yakubwiye iba yabikubwiye, iyo uvuze biraba, nibyo wagize Imana yitegetse birakora, wagize Imana akaba arivuga. Cyakoze ukuyemo ibinyoma by'abantu n'abahanuzi b'abatubuzi, iyo ari Imana yavuze nta jambo ivuga ngo ndi umuhamya wabyo. biracyaryoshye ndakubwira ngo ahubwo ikigaragara hari igihe tuzaza noneho tugiye nko kwigisha. Ni amahoro nyine, ayo mavuta mashya nayo ni ukuyacekinga tukareba kuko nkeka yuko njye nyavuga nti umuntu aramutse, urabona ugarutse ku kintu kijyanye no kuvuga uburyo uwo mwanditsi yanditse, iyo yaba byabagaho ko ubuzima bwacu bwose ari ukwiringira abana b'abantu, simpamye ko twaba turi kuri iyi si. nubwo twaba tuyiriho n'ababa bayiriho baba ari mbarwa. Impamvu mbikubwira bikomere gusa nibyo nagiye kubwira, impamvu mbikubwira ntabwo ujya wumva umuntu atuka undi ngo wapfuye uhagaze. Yes. Nicyo nshaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo wamutse ngo yapfuye ahagaze
no kumubwira ko ntacyo amariye isi nawe ntacyo yimariye. Arahari nka stati ariko ntacyo yimariye. Rero hari igihe ubu buzima tubamo ugira gutyo ukiringira umwana w'umuntu, rimwe na rimwe noneho ugatungurwa nuko uguhemukiye ashobora kuba ari mwene so, mwene nyoko, umuvandimwe wa hafi, inshuti magara kurusha rubanda wagufasha ibyo abo bose batagufasha. ubundi ni naho nyine hari ruzingiye, reka mvuge gutyo. Nese wagize ngo Emarito, reka nguhe urugero, umuntu wo muri Mongole, sinzi niba uhazi, icyo ni ikirwa cyo muri Aziya, uburyo uhumva ndahumva cyangwa Sri Lanka, Bangladesh, reka dukoresha ibyo bihugu. Yakurwanya zarakuzi, aho mwese muzahurira he? Muzahurira mwene so. Njye ngo impyisi iwanyu mikurya mikurundarunda. Ariko yakuriye. Ariko abanyarwanda ariko nanone yakuriye. Yewe rero sinyene ubikira baba ngo kurya ngo ikurundarunda. Urumva? Ariko nariwe. Nyine kandi haribwa icyapfuye. ahubwo se bavuze ngo kurundarunda. No kuvuga ngo mu magambo make bavuze ngo impyisi iwanyu igikurundarunda. Wowe uzi yuko ibintu ari mahwi. Ariko ikagenda irumaho gato ikwereka no kuvuga ngo umuntu yaguhemukira mu buryo ubona yuko nta kibazo gihari, cyangwa se ubona yuko hari kizatungana nyuma y'icyo wabonye kitari cyiza, ariko umuntu aguhemukira. Imana rero ntihemuka. ntihemuka kandi ntikoze isoni. Hano ndakunda cyane ntikoze isoni. Habaho igihe umuntu agera muri situation, n'abadukurikiye babimenye, abantu bakaba bateka tumurebe, ziramukoze. Ubu hari abateze kureba uko konseri izagenda, bicaye bavuga ati reka turebe. Uretse konseri buriya amakosa tujye dukora ntabwo uyu murimo ari uwayive pe, n'uwatekereza ko ari uwanjye aba nawe agifite urugendo runini. Njyewe gusa ndi igikoresho Imana ikoresha, kuko ndinde se. Icyo rero bamaze kukimenya, biroroha kumva ibintu byose. Imana nikoze isoni. Icyo ni no masezerano yagiye iduha kandi rigenda ibyerekana. Ijambo rirakomeye. Ubundi ikintu kimwe nkundira Imana, hari n'umwanditsi wabivuze aravuga ngo ushobora gufata gusa ijambo rimwe rikaguhindurira ubuzima, rimwe rikagutunga. Imana ntikoza isoni, setu. Uwayizeye wese ntibishoboka, nketse wariringiye izindi, ariko Imana imwe rukumbi rurema ntabwo ikoza isoni. Aka gaciro nikaduha, tutazajya nuvuga ngo ni ibintu bye, ngo sinzi, ngo oya. Ni Imana, iyo bakubwiye ngo baho ubaho, kandi umunyamugisha umwitambitse urahapfira. Ubu se rwa rugendo rwawe uzi nawe ufite haso yawe, ntabitambitse bakiririya bakeneye ko ubatonyangirizaho twajya n'iki, ahubwo zirashanga liste yawe. bakeneye ko uzi inkuru ya Lazaro na Nyamutunzi, bati koza basi aha urutoki mu mazi untonyangirizeho, babatereko Emarito wantonya wa. Ariko sinzi impamvu abantu batiga. Ubuzima buratwigisha, uvuze neza, ariko sinzi impamvu tutiga. niba hari n'imitekerereze itavuguruye. Twkomeze muri konseri, twigire muri konseri. Reka duse nkaho tubivugaho gatoya, kuko nabo bafite amatsiko yo kugira ngo bamenye konseri imeze gute, iteguye gute mu by'ukuri. Banze duhereze ishusho ya konseri. Ese konseri yitwa iki? Akenshi haba hari amazina ya konseri. Konseri yitwa Glorious Hymns Live Concert, December 14.
hano muri kapitale ya Canada muri Ottawa Mhm. niho izabera. Mm. Reka mvuge ngo ni ukuramya duhimbaza Imana, dore ko n'umwaka uzaba urimo urangira amashimwe ni menshi, Yego. ariko twibuka Mm. imbabazi n'ubuntu twagiriwe. Mhm. Akandi kantu gasa naho karimo Yacometsemo inyuma. gacometsemo inyuma, Mhm. nzaba ndimo celebra album yanjye ya kabiri yitwa Imbabazi. Ni album yantwaye imyaka myinshi, yagiye ihura n'intambara nyinshi, Mhm. ariko ubu iremye irahari. Ubwo ni ukuvuga ngo no mu ndirimbo zawe indirimbo yitwa Imbabazi. Of course irimo nayo ni indirimbo ifite amateka menshi. Mhm. Yeah. Abazaba barimo ni bande rero? Dufite abandi tuzafatanya kuri uwo munsi. Mhm. Dufite itsinda ryiza Mhm. tuzaba turi kumwe naryo reka mvuge ngo itsinda ryita gute, tuzaba turi kumwe nabo kuri stage. Yego. Dufite umuramyi witwa Christian, Mhm. umuhanga cyane, isigiwe we wanize n'umuziki. Mhm. Mfite umusore witwa Love. Mhm. Abo bose bazaririmba nubwo bazaba bangaragiye, Mhm. ariko bafite ibintu bazatanga. Bafite nabo kado badufitiye uwo munsi. Barabifite. Mhm. Mfite abakobwa babiri baririmba ijwi rya kabiri, Mhm. rwitwa Loretta, rwitwa Soleil. Mhm. Abo barahari. Mhm. Mfite babiri baririmba ijwi rya mbere, Sop, Mhm. Melowe and Grass. Abo ngabo turi kumwe. Nkagira umunyempano nshaka kuzintroducing uriya munsi. Yego. Umwana muto naramubonye nkigera hano. Mhm. Mu rusengero cyangwa? Nagiriwe umugisha nsanga aho nsengera niho nabateranira. Mhm. Ndamubona ari ukuntu umwuka yamunyoboye, mbona afite gushyigikirwa umuntu, tukamutegura igihe kinini akazavamo umuramyi. Gusa n'ibintu ukora ni byiza kumva yuko utagenda wenyine. Ufite gahunda nini, bitegure cyane. Dufite gahunda nini, umwaka utaha hari ibindi byinshi kandi nyine birimo muri ubwo buryo. Wenda tusagana mvuge cyane inyuma uburyo yerekwa rya Reka ngo duse nkaho twivugira concert. Uwo munyempano yitwa Skyla. Mhm. Nawe bazabona ibimurimo. Mhm. Dufite abanyamuziki, dufite bande ebyiri zaba zikora. Wow. Dufite bande ebyiri. Numva none ugiye kuduha concert nya concert. Dufite bande, ni umuziki pe. No mu repetition bawumva bakomeza gusa bagacuranga. Dufite bande ebyiri, bande isanzwe izagufasha, ariko hari na bande yindi. Hari indi bande yindi yitwa Funk ETS. Bakoresha ibi ntabwo arabyita ngo imyirongere kamwe cyo mu Kinyarwanda. Dufite uzakora saxophone abantu bashaka kuba bayise. Dufite uzakora trumpet. Dufite uzakora iyitwa trombone. Dushobora no n'uwa kane uzakora n'undi nawe saxophone, ariko ziratandukanye. Umwe azaba akora alto, undi soprano. Urumva ko umuziki ndumva package yo nta kibazo nyifite. Ariko si ibyo gusa, kuko tuzaba turimo dushima, ducelebra ibisingizo. Noneho korali yabusangirekanye iwe, tuzatazira Imana. Ya ndirimbo y'abantu ngo azayitambira ngo mugisha kamba n'igisirimba. Tuzabyinira n'Imana. Abitwa abayumbe barahari. Hari full time. Abayumbe harya ntabwo bazi ku kintu cy'igisirimba. Of course hari full time yabo y'igisirimba. Kugira ngo uwo munsi ube ari ibisingizo, ariko hari iyo package yindi nini nateguye ashaka kugira. Abayumbe sina performing nawe uzaba uhari? Uzaba urimo cyangwa uzabaha umwanya? Uzabyigaho cyangwa mwuka zakuvana muri backstage ibintu biba byakaze. Twese yiri tuzivanga. Sinzi uko mbyumva, ariko ni umwanya wabo cyane. Mfite amatsiko yo kureba ko bizaba ibyo ndi gutegura, wenda byihariye, ariko ni ukugira ngo n'abantu bisanga bari buryo buri wese yiyumvamo ahimbaze. Ariko mfite package ndi gutegura kugira ngo nzayi delivering imeze neza. Imeze neza. Izo ndirimbo zose twagiye tuvuga, bumve si album irimo iki. Nanjye mugana w'Abongereza, I can't wait. Twibutse rero gatoya, itariki ni iyihe? Itariki ese noneho kirenze kuri ibyo ngibyo izabera hagana hehe, kwinjira nangahe?
urakoze cyane. Itariki ni itariki 14 z'ukwezi kwa 12. ni ukuvuga ngo bantu mwese turabasabye ku itariki 14 abantu bose batuye muri Canada, Yeah. gahunda ni concert ya Yves. Yes. Ni karibu nibaze, Imana yarabitwemereye. Imana iyo yemeye ikintu aba ari igitangaza. Mbere yuko tubikora twarabisengeye kandi Imana irabyemera. Tariki 14 z'ukwezi kwa 12 ikazabera ahitwa 1 Cleopatra Drive, ni hano muri Ottawa. Yego. Niyo address 1 Cleopatra Drive. Yeah. Rubango. Yeah. Kuri flyer birahari. Dufite ibibanza by'ubwoko butatu cyangwa se imyanya yo kwicaramo. Ahasanzwe regular ni amadolari 30 yonyine. Okay. Yonyine. VIP ni amadolari 50. Hanyuma gutera inkunga cyangwa se gushyigikira igikorwa nyirizina, sponsor ticket ni amadolari 100. Uwo ni wa muntu uvuze ati nanjye ndumva nshaka kugira ngo ndebe ko Yves wanarenza ko ufite n'abayarengeje. Rwose kambwira ati ntabwo nagushyigikirira muri Imana iba umugisha. Wow. Hariho abantu sinzi nyine nuko b'Imana ariko avuge gutyo. Ariko nibyo reka nkubwire, ntago Yves ibi bintu ntago bipfa kwizana. Umuntu arabiharanira. Biba bitangaje kubona ukuntu. Ahubwo wowe utekereza wenda yuko utakuze ibirenze, wajya kubona ukuntu umugisha urarenze, ariko buri wakoze ibirenze. Ahubwo nuko ufite inyota yo gukora indoto zawe ziba ziri ari ngari. Nubundi indoto ni ngari kuko niba umuntu abakora siko ababyifuza, ariko hari picture nini kandi nziko nzayigeraho. Oyo uzayigeraho nta kabuza. Nziko nzayigeraho cyane ko atari nge, ni Imana izabibikora. Cyambere naritabye umuhamagaro. Zaburi nivuga 32:8. Yes. Niba nibuka neza aravuga ngo nzakwigisha, nzakugira inama, nkwereke inzira ukwiriye kunyura, ngo kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndabyizeye. Hari n'ibindi barakubwiye si ngombwa kubivugira hano, ariko iyo ahubwo itanavuga simba nkora ibi. Ariko kuko ariyo yabivuze kandi yampamagaye, Mana yanjye. Ejo sinzi ni heza mu buryo bukomeye. Kuba ubyizera gusa. Ndabyizeye kandi n'umugisha urumva ko warumiye mu gihe cy'umwaka umwe Imana ikabikwemereye gukora igitaramo. Kera nirigaga nkumva Canada, nkumva inkandi hantu hatabaho ngo twabyumvaga twabyakiraga. Ariko dore ni inzira z'Imana ni none dore utangiye kuhakora ibitaramo. Inzira z'Imana uhuza abanyakanada bose. Inzira z'Imana ni z'Imana n'abimukira. Harimo n'abandi, ari inshuti yanjye yambwiye izaza, numva ndatangaye. Naze mbwira abantu atari uzi ko tuzatinda abandi bakadutwara umugisha. Uwo muntu umubwiye igihugu avamo ntiwatekereza ko yaza muri icyo gitaramo. Ava mu gihugu abantu bazi ko ari cyabiheba gusa, niba ari abihebera ari kibyihebe. Ariko yambwiye ati ngomba kuza, nubwo ndashobora kumva ururimi rwanjye, igihe gusa nzaza. Nkeka yuko iyo bigeze ku mavuta cyangwa se umugisha w'umuntu cyangwa se impano cyangwa iki, ntabwo ari ururimi rukora. Gusa nta ndirimbo ukunda utazi n'amagambo yazo nyinshi. Byari igihe njya kuri cyane wenda YouTube, nta numva rwose n'akantu kamwe, yaba ari yo muri Aziya, yaba ari yo muri Afurika, wenda yaba ari utanumva ikintu, ariko kumva gusa urayikunze na melody urayikunze. Ntabwo nk'urugero njye hari akarimbo nkunda kera nk'ibyo miziki karimbo bitaga Lambadini, ariko mbaje n'ijambo namwe nta karabusi, kumva gafite melody nziza, kumva gafite ukuntu reba Tanjabon abantu uzabona bakundira ndirimbo, ariko byatumye subira inyuma njya kumenya ubusobanuro bwa ziriya ndirimbo kugira ngo zigira. Ubwo aho ngaho n'urugero ningo hari izo dukunda nyinshi za gospel,
zo muri South Africa ntabwo nakubwira yes bari abantu Eh. twumva se ariko ntawuzi iki ariko rero buriya hari indirimbo yivugira yikorera ibyayo ikigendera aha reka tugaruke turabatumiye rero Mhm. turabatumiye wanabivuze Mm. ni ukuri wowe uri muri Ottawa cyane cyane hano iwacu ntuzabure abari hafi Montreal Toronto ndetse na Quebec ni karibu donc ubwo mvuze Ottawa harimo n'iyi region twegereye ya Gatineau Yego. so abo bo ni nkaho ari aba Ottawa nabo ariko hari n'abandi bashobora kuva Mhm. expecting abantu ko bazava Vancouver kandi ni kure Mm. ariko umuntu avuga ati nzatega indege nze Mm. ntibisanzwe Mm. ntibisanzwe Mm. ntibisanzwe ni karibu muze turamye Imana tuyivuge tuyihimbaze Mhm. uhanga amaso Imana reka twongere duse nkaho twibutsa gatoya igitaramo kiri ku itariki 14 yego z'ukwezi kwa 12 uyu Mm. mwaka turimo Mm. igitaramo kizabera muri Ottawa muri Ottawa igitaramo kizabera aho bita One Cleopatra Drive yeah sure igitaramo kwinjira ahasanzwe cyangwa Mm. se bita regular tickets yeah ni amadolari 30 mm. VIP ni amadolari 50 Itanu. hanyuma ku muntu wumva yuko ashyigikiye umurimo w'uyu musore yumva yuko ino mpano yayizamura yumva yuko yabona ejo bundi asohora album asohora video nziza akora ama live recordings n'ibindi byinshi Mm. akavuga ati ye ntago nubwo washyizeho 100 ngiye na 500 yashyiraho ariko nkashyigikira umurimo wawe rwose ni karibu hanyuma abantu ngo barimo baribaza ese kubu ngo aya makuru tuyamenye amatike tuzayakura hehe amatike biroroshye dushobora wenda sinzi niba waza ari igihe umuntu avuga ngo yabuze uburyo aricinga n'abantu abantu ba hano twese dukoresha ama email ushaka wenda gukontakta n'umuntu nyuma ushobora gupiringa nka email yanjye then umuntu ushobora kunyandikira nkamubwira ibyo yabonaho ariko twagerageje kuyashyira ku matorero amwe n'amwe hano bacu muri Ottawa hariho na nimero z'abantu ushobora kubaza amatike ukayabona so mpamvu nayo wenda nk'iyo imbere anyandikiye ngewe biroroha ko mbwira abantu bakabimugezaho nta kibazo niba wanashyira aderesi tukayikusanira ba mu rugo so amatike ari ku matorero nk'atanu niba nibuka neza hari Zion Temple ya Ottawa iba downtown hariho amatike ariyo ubwo abasengera Zion amatike arahari amatike ari kuri Helmond Church naho arahari abasengerayo iri Bank Street naho babayabona amatike ari kuri Ark of the Lord hariyo umuntu usengero uyafite bayabona iba kuri Perbra ndumva ariho iba hanyuma amatike ari kuri Revival Church Evangelical Revival Church iri Selora Boulevard aho naho abasengerayo cyangwa se nayo na flyer irabigaragaza aho hari amatike noneho ari aho noneho igitaramo kizabera nyirizina kuri church yitwa River Jordan Ministries aho naho arahari ubwo nendaga kugira ngo menye ese mu by'ukuri umuntu adashoboye kugura itike bitewe n'aho ari uretse ko yabyize ubundi yuguze itike mbere njye bivuga kuko iyo uguze itike mbere ni nko gusecuringa umwanya wawe ukaza utabyigana utagira ariko nkibaza ku muryango azaba ahari ku muryango azaba ahari ariko nko bivuze ni byiza ko abantu bayagura mbere kubera iki uburyo byaroroshye urabizi ko mu buryo bwa technology birakorwa so dufite n'abantu bayaguze batari hano bari kure bari Montreal bari Toronto ariko umuntu agakora transfer and then baramuregisteringa runaka n'umuntu niyo email ashobora kubimpa ndabibona amazina ye cyangwa undi uwo ari we wese biraregisteringa kandi itike ikaba iri booked iguzwe instead y'uko undi yaza akayitwara ugasanga kuri uwo munsi wenda
biragoranye kandi twibutsa abantu ko dufite imyanya ibaze rero ni byiza ku yego nibyo koko sare uko byagenda kose bifite abantu igomba kwakira yego ntabwo yabyo birumvikana cyangwa ugasanga wenda ufite kugura itike ugasanga hanze yanashyize ariko ubwo buryo nta muntu wavuga ngo ari kurenga uburyo itumanaho rirabikora umuntu arayishyura kuri transfer biba bihagije ibindi baramurijostaringa ni amahoro dufite protocol rwose no ku giti cyakayibona uriya munsi usanga hari icyo utababwiye ko bazakwifashisha ubundi deni udusigayemo ni ibyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kangahe turabizeza ibihe byiza bidasanzwe by'umunezero ni imbuto tugiye gutera muri iki gihugu turatangiye reka mvuge kujya muri iki gihugu niyo konseri yanjye ya mbere nkoze nubwo nagiye nitabira ahandi nk'uko wabivuze ngo wagiye ndibuka nkigera hano yamaze nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine Apostle Mignone yari yaje yego hari igiterane nibwo bwa mbere numva ashobora kuba nararirimbye muri congregation nyine nini arampamagara twamenye kuri hano udufashe muri present worship njyayo naho bantu twatangiye kunanira n'andi makonseri yagiye aba ariko ubu noneho mugiye kubona delivery yanjye yihariye baze celebrating niyo album yarangiye irimo izo twavugaga imbabazi n'izindi nyinshi ntabwo ugeze dukora ku nganzo y'indirimbo yawe turazikoraho nta kibazo turazikoraho tuzaba turimo twizihiza imbabazi n'ubuntu twagiriwe iyi mbabazi rwose ntabwo turi bwongere kubaza ikindi kibazo tutarayumva kuko iteye amatsiko niba waduha akantu gatoya indirimbo ndashima Imana yayitanze ni urugendo rurerure runini wari wabona wakoze ikosa ukababarirwa cyangwa bakaguha igihano gisa nk'igisekeje tuvuge ni urugero bakaguha nk'ikizi nk'uko umuntu yaguhanisha kukugirira neza icyo kintu wacyumva gute biba bitangaje kuko iyo ukoze ikosa uba witeguye igihano noneho nkaguhanisha noneho wajya kubona umuntu akugiriye neza yes noneho uburyo Imana itangaje ihambaye uretse imbabazi zayo nta muntu waba akibaho cyangwa akinanye ariko ifite imbabazi zitangaje ni nazo yatugiriye uhereye i Karuvali cyangwa se Golgotha ku musaraba twarabo gupfa niko birivuga ariko aduha ubugingo buhoraho icyo gihano ngo ntitwarabo kubabarirwa yes none twarababarirwa none ntitwarabo kwitwa abana b'Imana ubu turi abana b'Imana ega nawe uri umushumba iki kintu kiratangaje none ngenda ndeba ubuzima n'ubundi buzima tubamo ukuntu iki hano turabanye mafuti mu rwego uziko n'imitekerereze ducumura cyane tureba tugacuma nibaza none se kubera iki dakuraho ivaneho izana abana sangano kubera ari nyimbabazi simbigarukaho cyane ko namaze imirimo y'umwanzi ariko hari ibintu byinshi byaduhize byari gutuma uyu munsi utakiriho cyane uzi ikintu gusa cyaturokoye imbabazi zino zonyine n'uyu munsi n'abantu babimenye Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga mu maganya ya Yeremiya igice cya 3:22 ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho ngo zihora zunguka umunsi ku wundi ari niko kuri intambara zagiye ziba ahantu henshi ku isi abantu bakibasira ubwoko bumwe bavuga ngo tumareho ureho ntabwo byakunda bishoboka imbabazi z'Uwiteka ziri kuwo yaremye nuko byaje reka turirimbeho amagambo makeya mu bigize bazaze tuzaba turirimbana uwo munsi
imbabazi ze nyinshi nizo zituma tudashira, imbabazi ze nyinshi nizo zituma tudashira, turacumura ikatubabarira, tuva mu masezerano ikatubabarira. Ni amagambo turirimba ya Chorus. ubwo ndumva nabyumvishe urimo uratwicisha amatsiko, ubwo byinshi nabyumvishe tuzabyumva muri concert neza nyine. Yes. Gusa to be honest with you, uzi ya ndirimbo uvuga ngo komeza umurimo watangiye wicika intege. Wahisemo neza. Uri gushaka ko nkubwira ibanga rya 2025. Mfite ijambo rimwe 2025 ni ijambo rivuga ngo ndakomeje. 2025 reka ntacyo mbivuge. Mfite new album kandi nk'uko wabivuze izaba iri live recorded, yitwa ndakomeje. Ubwo nanjye umuntu akaza ngo ni ibiki akomeje, tuzaba tubyumva. Ariko bino bintu tubwiye hano kuri ndakomeje, abantu banabyumva, niyo hashtag yanjye ya 2025. abantu barabyumva. Ndakwingiza iryo jambo uzarisubire muri concert. Tuzabikora. Iryo jambo ntuzabyibagirwe, nushaka uzabyandike ku gapapuro kabike, ariko ntuzabyibagirwe. Indirimbo Imana yampaye muri igihe cya Covid. Amen. Ikigaragara twaganira mu gacya, twaganira byinshi, gusa to be honest with you, cyangwa se kukubera umunyakuri nkakubwiza ukuri, hari byinshi ubikiye abantu. Amen. Hari byinshi, hari bitewe n'ibyo mbona nk'umwana w'umuntu ari jye ubibona gutya. Hari icyo uzaba gikomeye kiremereye ariko utaramenya. Urimo kugenda usa nkaho ukozaho imitwe y'intoki, ariko kizaba. Impamvu mbivuga ni iyi ngiyi. Igihe cyose uzakora ikintu kikurimo, igihe cyose uzakora ikintu ufite icyo bita passion, umuhamagaro. Passion na talent ni ibintu bitandukanye. Iyo ugize amahirwe noneho ukabigira uko ari bibiri, aba ari iyindi. Ukagira iyo tara yawe, noneho ugasanga cya kintu ukunda, ugisanga udashobora guhumeka, udashobora kuva ufite amahoro utagikoze. Kiriya rero buriya ntibibaho kugira ngo umuntu azakunyeganyeze, keretse ubuzima bwawe burangiye. Kandi you can go far, you can do a lot. Izere Imana yawe. Amen. Komeza ukorere mu mpano yawe, ndakubwiza ko umugisha uzawubona. Amen. Ndakiriye cyane. Ndakiriye umugisha unsabiye, kandi ni n'ubuhanuzi uvuze cyane. Imana nta kitahindura umuntu. Nanga no kubivugaho cyane ko kubikora kwizabikora. Hari n'ibyo rega umuntu aba azi, buriya nuko reka nkwereke, ntabwo ari uko tutazi ko Imana ikora. Wari ubizi? Ntabwo ari uko tutazi Imana ikora, ahubwo tuba dushaka yuko tugaragaza imbaraga zacu, kandi tukibagirwa yuko ariyo yageze gute yaturemye. Aho Imana inatubabarire niba hari utekereza kwizera imbaraga. Wari ubizi? Ugasanga umuntu ni umuhanzi, ndavuga urugero rworoshye kandi urasanga ari byo. Hari n'abo uri busange uzi, ugasanga umuntu ari umuntu w'umuramyi uhimbaza Imana, uri mu Mana usibona ko ari ibintu bye. Noneho yamara kugera ku rwego runaka, ibyo bita ngo ni abasitari cyangwa ni abantu bari famous, aho kugira ngo ukoreshe cya kintu gikomeze kimugire uwo agomba kuba we, ahubwo agashaka kugikoresha nk'iturufu yerekana yuko ibi noneho nibyo wabyishoboje, ngewe nduyu. Aho rero niho abantu benshi bagira gute bagonganira. Ni nayo mpamvu njya mbwira abantu, iyo umuntu agiye mu bintu by'Imana, agiye kujya mu bintu byo, yaba ari umupasiteri ugiye kubwiriza, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari umudiyakoni, yaba ari umuhanzi, yaba ari inshuti yanjye, bigiyemo cyangwa bivemo, nta by'Imana bigira akazu yazi. Impamvu mbikubwira, birangira
icyo wowe uzi yuko urimo kubeshya abantu birangiye wibeshye. Ntabwo nahise ko twagiye tubona idahomba abitwa ngo ni abapasiteri bamwe biyise n'amatitire nk'ayo ngayo, ariko imirimo yabo ikagira gute kugaragaza. Rero burya mu byo tujye dukora byose ujye wibera wowe ntacyo bitwaye, ariko niba hari ikintu cya mbere nabonye kibi ni ukubeshya Imana. Wari kubibana nta nubwo wayibeshya, ahubwo ni ukwibeshya. Abantu bibwira ko bayibeshya ariko ntabwo ari byo. Unyibukije zimwe mu nama nagiriwe cyangwa se umuntu agiye anyura ahantu henshi, ngeze ngana n'umupasiteri umwe arambwira ati rero ujya ukina ni byiza ukine, ariko ntugakine n'Imana. Imana ntibabikinisha, ntugakine. Naho ubwo abo bigenda gutyo, reka mvuge ngo umwuka w'Imana yongera abasange, kandi ntacyo turi cyo, ahubwo tuba icyo Imana yatugize. Nta kintu umuntu yiha cyangwa yigezaho, ntacyo. Ni ubuntu bw'Imana. N'ubi n'icyo gitaramo ni ubuntu. Navuze dutangiye twavuze ngo ni Imana yabyemeye. Ubundi se uzi ko bakora igitaramo? Ntabwo nari mbizi. Ugiye kubona ubona birabaye. Ahubwo se mbona neza ko nyine icyo gihe Imana yari ari nakwandika indirimbo ikaba indirimbo. Hanyuma nari nzi ko narangiza album, nari nzi ko ubu natangiye kuri iya gatatu. Barabonye ya ndirimbo nshya duherutse gusohora yitwa Thank You God, twayisohoreye hano muri Canada. Indirimbo ya mbere nasohoye igeza na shooting nabonye buriya niyo ndirimbo ya mbere ifungura album ya gatatu. Ibyo nari mbizi. Hanyuma se nari nzi ko njye nakora na concert. Ubu hano nibwo bwa mbere, ariko back home twarazikoze. Cyangwa se nari nzi ko ndi umuntu abantu bashobora gutumira bakicara ati tubwire iki kurimo, utabaye amafaranga utagize ute. Si ibyo gusa, ushobora no gutumirwa hanze y'igihugu, ari ibintu cyangwa n'umuntu gusa akabona arakwandikiye ahantu henshi. N'uyu munsi tuba tubona ubwo butumwa, umuntu akakubwira ntabwo ushobora kubyumva. Rimwe nigeze kubona umuntu ambwira ngo please mbabarira twifotozanye, ngera mu rugo ndabibereka. Nabuze kubera iki? Ntibabyemera ko twahuye. Ndavuga kumbe burya hari uburyo umuntu ashobora kugera kuri urwo rwego. Hari n'umuntu duherutse kuvugana mu minsi yashize, nta gihe kinini, aba London, hagati ariko ni wowe, ati ririmba numve ko ari wowe. Ati biranshimishije, biraryoheye. Ibyo wenda si iby'umuntu yirata, ariko urumva ibyo byose ni Imana iba yaciye gusa muri wowe. Rero n'ibindi sinavuga gute, nibyo navuga ngo hari ibyo wanga kuvuga, reka tubitegereze kuko kuba ko bizaba. Ariko icyo nshima Imana kandi nzahora nshima ni ubuntu nagiriwe, nanjye mugana wa muririmbyi mubo yacunguje amaraso ye ikambonamo, hanyuma ikangabira umurimo wayo. Nibyo ni ingabire nawe. Tugana ku musozo, tubonane mu kwa 12 tariki 14 Glorious Hymns Live Concert hano iwacu Ottawa. Yves Rwagasore afatikanyije nari atsinda twavuze, n'abandi benshi n'abacuranzi twavuze, abanyempano. By the way na Just Worship Team irahari, kandi n'abakozi n'abajene rwose bari n'imiriro n'imiriro. Tugana ku musozo, ndashaka kubaza ikintu kibazo. Nabaye bahanze muri gospel uvuga uti bano bantu icyanjye rwose ayisabye umurimo bakora, ashobora kuba ari umwe, ariko wa muhanzi uvuga uti kabisa nyegira indoto zo kuba nakora indirimbo nawe? Ikibazo kirakomeye kandi challenge. Ni nka bya bindi rimwe tukiri abana bahasaga umwana ati se ati wumva uzaba iki, kandi ashaka kuba umudokiteri, agashaka ari nka keke n'irindazi wajyamo. Ati nahitamo byombi kuko byose aribuka ko biryoshye. N'urugero ibyo nibyo abana baba bakunda. So hari igihe uvuga umuhanzi ukabona n'uri uburyo Imana igenda itanga, hari ubona afite icyo ukakiga kugeza no kuri wa wundi ubona nawe afite ikindi kintu wamwigiraho. Ariko
ariko hariho abantu twakuze twumva ushobora kuvuga gutyo muri rusange cyangwa se ntegera ndeba ubwo ndavuga abantu wenda amatsinda mbe yaretse ko wambashije nk'umuntu uri singo ariko no Imana kabisa nakuze mu mvira icyo gihe. Uvuze kuri Aime Uwimana ubutsa indirimbo ye nkunda cyane, hari ivuga ngo ntabwo ndi buririmbe kuko njya kuririmba waririmbye keretse iyo mbanza kuririmba mbere yawe. Twafatanya ntacyo uzi indirimbo ivuga ngo ninde wandangira umurima w'amahoro ya nayo ndayizi ngo nanjye ngaburire ngo nanjye uhingemo ngaburire abatuye isi. Yes, iyo ndirimbo hari umuntu wandike amagambo akandika ijambo kibazo isi uyu muntu byamutwaye igihe kingana iki kuritekereza, ariko urumva uzi ko waba n'umugani ni cyane cyane ariko wanaturumbira nako wakundaga icyo gihe hari indirimbo ye nakunda ivuga ngo iminsi yanjye yose yo kubaho kwanjye zonamurira amaso kuri wowe, narayikundaga wowe mutabazi wakira ugusanga wese anyingurire by'urukundo. Ku bantu bagira amatwi meza muze kweditinga ijwi ryanjye mwumve ibyayive. tumwitwa abahanzi tumwita Bishop. Bishop ni umubyeyi Imana imumugisha. Aho ni icyo gihe kuri ubu se nta wundi cyangwa se icyo gihe nta wundi hakaza nanone na ubu yabaye Apostle Apollinaire nawe nakuze vraiment n'ubu ntago iwe ntiturabonana mbona nkubone ariko azabura nzabimubwira kabisa. Indirimbo n'uyu munsi sinzi ntabwo nshobora nko kuririmba indirimbo 10 nagiye ahantu kuririmba ngo mburemo indirimbo ye. Imana imumugisha umugabo ubwo bo ni bake gusa umuntu aba apikinze ariko abo ngubu bakoze imirimo n'ubu biba tuba ntabwo uvuze ngo baba bibagiye ariko nabivuze nk'abantu baduhaye niba navuga ngo abari gukora cyangwa competition ni nyinshi. Oya si competition ahubwo ndabashimira abantu bari gukora ibintu kabisa ukavuga ngo Imana irimo gukora ibintu byiza. Ubu ngubu urebye nk'ahantu cyangwa se ibintu mbonye ari gukora ibintu byiza ubu ngubu ureba East Africa niwe muhanzi cyane rwose both secular and gospel, ikintu gitangaje kandi nge muzi nyine from scratch nicyo kinshimisha. uretse yuko na gospel irimo gutekinga over, sinzi niba warabibonye kuri iki gihe ari muri Kenya hari abo bita ba Will Paul. Nta muntu biragoye kugira ngo uzumve bare bahanze baba bamukurikira cyangwa se nabonye kabisa bari no mu Rwanda n'ubu natize yakoze ejo bundi. Yes, Krizo vraiment hari impano pe. Ariko hari ikindi kibazo njya nibaza, ndahera kuri wowe nkubaze straight rwose n'abantu babone yuko ibi ngibi tutajya tubica ku ruhande. Hari igihe umuhanzi agira gutya agahasuringa, ubwo urumva urimo arateganya album live recording album yose umwaka uza, urimo arateganya ibikorwa, urimo urarwana na concert, ariko ugasanga rimwe na rimwe iyo ukizamuka cyangwa se iyo ugeze gutya urusengero ruragukenera aho uteranira, ariko nyamara bo kuguha imbaraga ugasanga ni gakeya. Wamara kugera aho ugera ugasanga barashaka noneho nibwo bashaka kwereka yuko bakuri inyuma cyangwa se bagushyigikiye. Aho usengera wigeze ubona imbaraga zabo mu buryo bwo gutegura kino gitaramo? Aho ndi gusengera urakoze, ni ikibazo cyiza. Imbaraga ndazibona kuko reka nkubwire ibi nitukajya mu bintu bya gikristo kugira abana beza ngo tureke kuvuga n'ukuko kuza imbaraga ngiye kubona ari bwo Kristo. Yes, ndabisobanura gutya. Imbaraga ndazibona kuko n'umubyeyi wacu cyangwa se Bishop niwe uzaba uri preacher. Izo ni imbaraga zikomeye. Worship team
yacu cyangwa se nyine uvuga noneho ngo yanjye nta kibazo nshaka kuvuga yanjye ko n'abanjye so Imana yampaye ya Eglise iri part of the ya concert ni byiza cyane so gusa nyine ntitwabura kubwira nyine n'undi utarabyumva ahaguruka ave hasi kuko n'ubundi ibyo nakora byose nyine ndi umwana w'itorero reka mvuge gutyo donc n'ubundi appreciation zose zibiza izitorero so ariko ni byiza kuba ahantu bagushyigikira nta kintu cyiza nkabyo pe nta kintu cyiza nko gushyigikirwa n'iwanyu ya Yves reka ngushimire by'umwihariko nafashe umwanya ndavuga nti reka ngusabe tugire n'ikiganiro nshingiye ku kintu kimwe nshingiye ku mpano nakubonyemo nshingiye ku bikorwa urimo gukora bizamura umurimo w'Imana ariko noneho byerekana yuko iyo umuntu ageze mu mahanga ya mpano isomwa mu izina hari ibyo ufite hari ibyo ushoboye ntabwo bivuze ngo uzajye ubikorera iwanyu ngo nugera aha ngaha wumve yuko ubuzima ari shift yego simbihakana kuko nabwo ni ubuzima ukeneye amafaranga ariko at the end of the day cya kintu wibitsemo gishobora kuba aricyo gishobora ubundi kugutunga cyangwa se kikagira naho kikugeza so ndagushimiye kubw'ubutumire washoboye kubahiriza ukaza tukaganira tugafata n'umwanya shimira abakunzi bose ba Emelito TV nyamuneka abantu badukunda basubscribinze basharinze bakomentinze batwereka umunsi ko turi kumwe bakaba batuye muri Canada by'umwihariko ndabasaba nige namwe tubiziranyeho twese tuzabiduhari ko abakunda Emelito TV abakurikira ibiganiro byose tugenda dukora ndabinginze tuzabiduhari tuzabiduhari ngewe nintaboneka ubwo ntimuzahaboneka kuko ubwo nzaba mfite ikibazo kandi sinsaba ariko namwe ntimuzagire ikibazo uretse ko ntibizanaho nzaba mpari hari agapfundikiye wari ufite kandi wabwira abantu cyangwa se ijambo rimwe cyangwa hari igihe abantu bifuza kumenya amazina cyangwa se platform bakuboneraho n'ubundi amazina ni Yves Rwagasore niyo nkoresha social media platforms ni Yves Rwagasore yaba Instagram Facebook page YouTube channel yanjye ni Yves Rwagasore ushobora kujya ukareba izo ndirimbo zose ngo umuntu yanakwandikira kuri Instagram of course ibi biroroshye so indirimbo zose ubu byaroroshye ku ma YouTube urayibona ni nayo mazina nkoresha na YouTube channel so bajyeho badushyigikire nabyo aba ari ingenzi ibindi nuriya munsi hari ibintu byiza biteganyijwe tuzaramya duhimbaza Imana tuzabona ko Imana mu buryo budasanzwe kandi iki nicyo gihe turatangiye ariko hari ibintu bigari Imana yatwemereye izadukoresha urasaba umuntu tubikiye ibintu wanze kuvuga bimwe na bimwe hano tuzabona kubera munsi nanjye ndabitekereza nkumva njye nabibonye kabisa yuko hari ukuri bavuga ariko mwazaje mukirebe so reka mbashimire kambabwire ngo nakagaruka mukomeze mugubwe neza cyane Uwiteka akomeza abarinde kandi ibyo mushaka kugeraho byose Uwiteka abafashe mubigereho cyane icyo mbifuriza ni imigisha y'Imana cyane yuko uwizera wese atazigera akorwa n'isoni amen so reka nshimire cyane Yves nkubwire ngo urakoze cyane urakoze cyane kandi kuraje ikaze mwaduhaye kandi no kuba tuzabana ndetse n'abadukurikiye bari hano Canada ko tuzabana nimuze turamya Imana tuyihimbaze amen blessings ciao bye bye amen asante asante Share, comment, like, and subscribe on Emelito TV.